so ikigiye gukurikiraho rero ubu ngubu ni umuntu bita David. Ubu se kuba waranyishe urumva wishimye? Ntibishoboka. Isi yuzuye ikinyoma. Iyi si tutemerewe kuvuga kandi dufite umuntu. Iyi si idafite ubutabera. None ngo ushaka kuba romantike? Kubwiraga agenda umukire rwose no baranze. Tuyanteza cyane. Je nakubwiraga rero ko ndi umukire ukagenda kubeshya. No baranze. Sasa rero kamwereke. Katuye mu cyumba tuganire tunamenyane byimbitse. Ko genda umana nimereye ukuntu. It's okay baby nta kibazo ahubwo wampereza umwanya nyine kugira ngo hahandi ukeneye nyine horohe. Okay. Naribi. Umuntu ariko kuri telefone gatoya. Ndaje sanga umaze kwitegura. Nta kibazo. Sawa sheri. Sheri wayivuye ose telefone. Umuntu zero karita yari no tugende ndebe uko nakwirwanaho. Iki se kandi wo. Ubaye iki se kandi ko mbona urembe. Ubaye iki se ni? Zari intebe nicara. Mbona urembe no ndabijyane mu kabyaro. Kubatsa nk'umuntu ugiye mu kwezi. Uretse gato wica. Bigenze biteze ko umuntu urembye cyane. Uzi ko ugiye mu kwezi kandi bintunguye. Akubwira ko ugiye mu kibada. Yego. Shabara kubeshya sha. Aka kanya ugiye mu kibada. Yego. Okay tugende ujye kunyereka. Ese ubwo urumva nakwereka koko nkamanura. Tugende ujye kunyereka. Kandi mu nuza ndi mu kibada. Reka nkubwire rero. Nta muntu ujye umenyera. Nta nunekera ubuzima. Urampana utamanda kwica. Siko wabyibagiwe. Subwo sheri urumva koko naguhereza gute kandi ndwaye. Muhamba racitse. Boss mwiza. Boss uragiye? Ariko isa uba wumva ndi umuntu wo gukina nawe. Uba wumva ndi umuntu wo gukinishwa. Kandi wenza guteza uburibwe bumwe bukomeye. Ariko se boss none nakoze iki kandi? Cacaka wanjashwa. Ako isa. Iyo mwifashe mukambira ngo makambwe mwaramujugunye mutaramujugunye. Mushaka kugira kuki? Ahubwo boss niba wamubonye ugana umupfumu kuko icyo nzi cyo neza nuko zimwe mu mbwa zamuriye zose zabasaze. Ubwo none urumva ari ngiye wasaze. Urabona nasaze nyine. Umva nimba ari n'umuzimu we mugende mu bushake mu wice kuko ninongera kubona ubwanyu mwebwe nzabica. Ariko se boss ubu turica umuzimu gute koko? Ubwo urumva utari kuruhanya? Umva uko muzabigenze kose ntabwo bindeba cyo numva nshaka nukundura muzimu wapfuye. Uri kunyumva? Kuko sinshaka gukomeza kuntira mu mutwe. Mva mu maso se nyine. Yego ndaje ndakugiraho mu kanya gato.
hanyuma rero mbwira akazi kagezeye kuko ejo ndashaka ko kazarara karangira. Sha uriya mugabo nabonye ari umugome, namenya ko ari njye wamugambaniye mbona azanyica. Mu magambo muzajya mumbwira sinzongera kumvamo ijambo ngo gupfa, ngo bazanyica, ngo bazatwica, ngo bazagira gute. Ubundi se muzuma ni mudapfa. Okay, gusa amabuye yo arahari narayabonye. Yashyize mu kabati, mfite n'amafoto yawe. Dore. Okay. Amafoto ngaya rwose. Ibyo birahagije. Ari mu kabati. Ariko uriya mugabo kumwiba nabonye ari ikibazo, sinzi ko muzabishobora. Ibyo nakubwiye ngo birahagije. Icyangombwa ni ukumenya ko amabuye hari naho ibindi byo mu mupango wanjye. Sha mba numva mfite ubwoba, uriya mugabo ntumugome cyane. Ariko se nzabiyicira mupfe muhambwe nimuzuka mu isi ya kabiri ariko tuzakorana mutagifite ubwoba. Mwaka genda ubwire isa mwitegure. Ari gahunda tuze kujyanamo. Nari nibagiwe ahubwo dore nazanye urufunguzo. Urufunguzo rwo kwa David. Yeah. Urakoze cyane mukobwa mwiza. Reka tugenda tujye kuruhuka. Mva mani ya beauty yakwibye se ko nyibonye. Mani ndi comfort. Okay, naribi. Niko muko. Warazi ko wancitse rero wampejeje byarangiye. Come babe, ntabwo nagucitse. Nta muntu ujya umpeza. Nta n'umuryo ucika ngo bigende gutyo. Vuba hangaha uraje wicuza ibyo ukoze. Ntago nteze kwicuza, sinzanicuza. Ko abakire tubaye mu isi yacu twenyene. Tubaye mu isi yacu mbega. Ariko ubundi ni iki nagutwaye? Unyengusubiza ariko umpereza amahoro. No kuntwara umwanya wanjye byonyene, ndi ikintu ugenze kuri njyewe. Ariko abagabo mwabaye mute? Kuki mwumva igihe cyose muhuye n'igitsina gore? Mwumva ari kubakuramo imyenda gusa. Ese gene tuvana twari tuvuganya ngo iki? Kugenda gusa ukantwara umwanya ukanshyira muri mudi ibintu tutaribuze gukora. Ibyo byamara iki cyangwa bimaze iki? Ano? So. Ibiki byarangiye? Uri igicucu nko munsi y'umukandara wawe. Gusa vuba hangaha ugiye gufiringa ubuzima bwa fake. Ugiye gutangira. Ewa, asuri wani. Mumwe mufata kantu heba cyane. Ubuzima bwacu buva vuba ari bwose. Miyo mwana. Ariko murabona ko ibintu byose mba napanze ariko bigenda neza. Rero umupango ukurikirana ubuhe. Ngiye kubereka umupango tugiye gukora kuko tukeneye amafaranga menshi afatika. Umva boss. Buriya gupanga nabikwemereye mbona uranabikwiye. Uri uwa mbere ubwenge ufite. Ntawe mubunganye. Boss, icyo cyo nicyo. Ubu none mwamaze kubona ko nta muntu wansimbura. Boss, biragoye kugusimbura. Kuko uri uwa mbere imbere cyane. Hejuru. Ikibazo gisigaye rero niki? Icyo kunyizura muzima. Ndabaye icyo mushaka icyo cyose amafaranga mukeneye ari yose icyo cyose mwumva mushaka ariko munyizura muzima. Naho ubundi buye ryo ndabona Ariko se boss.
uriya mukobwa Diana ahantu ari nta kibazo ari buhagire. Nibitinda wo dore nguye amaze kugera ahangaha. Sweetheart. Voilà. Cheers amu. Tumwemo. Yewe nahaga hagiye nitwa bikora. Yaciyemo. Yandaye inkozeho noneho yacucuye yanyikiwe kandi ikigaragara noneho ntabwo yaciye urugi nyine uko biri kose urufunguzo yararufite aba we ari kwidaya n'imanga we yakoresheje ubwayo bwose bushoboka ariko cyuru kimbabaje mu buzima kimbabaje kurusha ibindi bintu byose n'iki kimwe yantwariye ibuye ry'agaciro yari yagaze $350,000 arimo na credit ya banki ndapfuye birarangiye we shari haguruka tujye kumushaka Ubu rero none tugiye kujya kwiba gusa ibintu tugiye kwiba bitandukanye n'ibindi bintu twigeze twibaho na rimwe. Tugiye kwiba amabanga y'igihugu ahubwo muri tayari. Ariko se boss, ubu nutangiye gucanganyikirwa ko Gucanganyikirwa? Uravuga ngo ndi gucanganyikirwa? Narababwiye ngo umuntu uzumva adashaka gukorana nanjye azambwire mwohereza aho yakabaye abarizwa. Ntanavuze byinshi ahubwo wite mujya gushaka amamasike yo kuzakora akajeru. Komana yanjye turapfuye none. Ariko se boss, uratwohereza kwiba amabanga y'igihugu ntabwo uzi imbunda ziba ziyarinze koko? Imbunda inyupanga kwizi ntago ari ugapanga. Uri kunyumva neza? Umva boss. Ikindi kandi uzatereka urwo rutwe nyine imbere y'imbunda bazarurase. Hari ikindi kintu ubutegereje se? Isasu iyo waryitegeye irakumena. Ariko boss, usibye kureka kushaka kutwicisha ubu ngubu koko ndamutse nkubaje amabanga y'igihugu urashaka kuyakoza iki? Ibyo twibye bindi byose se nigeze mbabwira icyo nshaka kuzabikoresha. Byumvikane uko nibyo bindi nabyo mfite icyo nshaka kuzabikoresha. Ahubwo mugomba kubinzanira kandi vuba. Nyamara boss ndabona waturambiwe ngiye. Mugiye mumenya ubwenge. Murumva mwazakira gute mwirwa mwibutuntu duciriritse. Ariko se boss, nimba twari ibyibuye ry'agaciro rihagaze ari amamiliyoni angana kuriya, ni gute utari mu kazi koko? Cacaka wambwa ahubwo ari wowe. Uri mu kazi. Wowe uzingano y'amafaranga nshaka kuzatunguka ngana. Kandi ikindi ntago ndi guterana amagambo namwe. Uri kunyumva neza mbibasubiriremo. Ntago ndi guterana amagambo namwe. Mumve imbere vuba vuba. Tubonane mu gitondo. Kandi mwasinyizo mask. Sawa.